Ibi bintu uko bigera ku icumi bibabaza kurusha ibindi mu buzima. Ibi bintu bizahaza umuntu mbese bikamutera stress akaba yanasara. Abenshi bituma isi yacu iba mbi ikabiha bakabifata nk'aho ari mu kuzimu. Abantu benshi ntabwo bakunda kubyitaho, gusa nanone iyo urebye cyane usanga ari byo bigutera stress, bikaba bizahaza umuntu akababara kugera aho bamwe biyahura. Tugendeye ku nkuru yanditswe na Lifehack yakoze top 10 stressors in life and how we can cope with them. Nk'uko tubizi stress cyangwa agahinda kajujubya nyirako cyangwa ugafite kakamutera kuba yakwiheba akigunga ndetse akaba yakora ibidakorwa abantu benshi akagira ngo yasaze. Pe nibyo ushobora gusara kubera stress abantu bakagira ngo ni amarozi. Akenshi abantu ntabwo basazwa n'amarozi cyangwa ibintu babaterereje, ahubwo bitewe na stress bifitemo ubwabo bananiwe gukontorora, bikaba byarenga ubwonko bwabo bagafata ibindi bintu twakwita nk'aho ari ibisazi. Ibyo bintu bigera mu icumi ngiye kubikubwira, gusa mbere yuko tureba kuri ibi nabanza nkababwira ku bintu bita stressors. Buri wese agira stressors ze, ariko hari izo duhuriyeho nk'abantu muri rusange. Ikintu cya mbere ni urupfu rw'umuntu ukunda. Akenshi iyo abantu bapfishije abantu babegereye cyangwa abantu bakundaga cyane kurusha abandi, usanga bataye umutwe ugasaba bafite agahinda, amarangamutima akarenga ibihumbi n'amahumbagiza, ariko yose aganisha ku kubabara ndetse no kugira agahinda, ugasanga bamwe ntabwo babashije kubyakira byoroshye. Gutana burundu n'uwo mwashakanye twakwita nka divorce cyangwa separation, ari byo gutana by'agahe gatoya. Gutana burundu akenshi usanga abantu batanye burundu bifatwa nk'aho ari urwango, kandi nyamara akenshi abo bantu baba batanye ntabwo baba banganya, ahubwo nuko ari akantu baba bananiwe kumvikanaho, cyangwa umwe muri bo yananiwe kugakontora cyangwa bose byabananiye. Gusa nanone ibi bintu bitera shoki bitewe n'uko hari igihe uba warataye ndetse utanagarura, bigatuma umuntu agira kwiheba, hari byinshi yicuza akamera nk'aho ari mu bwigunge ari wenyine, bitewe n'uko hari imyanzuro umuntu afata atarayitekerejeho neza bikamuviramo ibibazo, ari naho usanga bamwe bahitamo divorce bitewe n'uko abo bantu babahisemo atari bwo bakwiye guhitamo, barabikoze mbese bahubutse. Kwimuka, kugura cyangwa kugurisha inzu mubamo. Inzu mubamo akenshi nayifata nk'aho ari umurage cyangwa umutungo wawe, akaba ari ikintu cya mbere umuntu aba akunda. Ndetse akenshi usanga abantu nk'aba ngaba iyo bayivuyemo bitewe n'uko baba bafite ideni rya banki cyangwa icyo twakwita nka credit, banki ikabatereza kubera ko babuze ayo kwishyura. Ahantu ubaye igihe kinini uba warahakundaga ndetse uhafata nk'aho aribwo buzima bwawe cyangwa umurage wawe. Rero iyo ufite credit ya banki bakaza kugutereza, bituma kenshi umuntu yiheba akagira agahinda, bikamubaza ku rwego aba yumva kubyakira bigoranye, agatangira kwigunga. Indwara ikomeye cyangwa imvune. Iyo umuntu afite indwara ikomeye cyangwa imvune, indwara wenda urugero idakira, indwara ibabaza ndetse imvune ibabaza cyane y'igihe kinini, usanga kenshi bimutera stress cyangwa bikamuhangayikisha, atari we gusa nabo babana birabahangayikisha, bikababaza ku rwego bamwe na bamwe bishobora kubatera depression cyangwa icyo twita PTSD, post trauma disease, kubyihanganira bikaba byagorana. Ikindi kintu cya gatanu kibabaza kurusha ibindi ni ugutakaza akazi. Iyo umuntu yatakaje akazi akenshi ariyo yari amakiriro ye cyangwa ariho yahahiraga, usanga bimubabaza cyane kurusha ibindi, cyane iyo bikubayeho bisa nk'aho ari shock ikubise ku mutima cyangwa ku marangamutima yawe, bikakubabaza kubera ko ariho wakuraga umugati cyangwa icyo kurya. Akenshi muri iyi minsi akazi bisigaye bigoranye kukabona, niyo mpamvu akenshi abantu bagatakaje mu buryo nabwo butunguranye, usanga bibabaza kurusha ibindi byose bari bafite mu buzima. Urugo nicyo kintu kibabaza nanone, twafata nk'ikintu cya gatandatu kibabaza kurusha ibindi, aho akenshi iyo bahuye n'urugo rubi bibabaza biyicuza. Turebye hejuru nk'ibyo twabonye nka divorce, urugo narwo ruri mu bintu bituma umuntu yicuza akababara, ndetse bamwe bakaba bavanamo amakimbirane, kwiyahura ndetse no kurwana n'imitima, kicuza ndetse yanaviramo kwiyahura. Inshingano z'amafaranga yiyongera n'imyanzuro kuyakoresha. Iyo amafaranga ari kwiyongera cyangwa umuntu ari kubona inyungu nyinshi ku mafaranga, hari igihe bitera stress wabuze uko uyakoresha cyangwa kuyakontorora, aho bamwe bahita bahitamo kuyabika burundu cyangwa bakarishaho bo batibonera ubwabo kugira ngo bagabanye stress yabo. Ikiruhuko cy'izabukuru. Iyo umuntu ahuye n'ikiruhuko cy'izabukuru akenshi atangira gutekereza ukuntu azabaho, cyangwa akagira ikintu kimujagaraza mu mutwe, akenshi akaba none atangiye kwifatira indi myanzuro, akanayifata ahubutse, akaba adashaka kumva inama z'abandi, ahubwo akigira umuntu ushaka kuba ahuze kugira ngo abashe kwirengagiza uko yari abayeho. Nawe ntibyamubuza kumutera stress, kuko ibi bintu arwana nabyo wenyine ubwe mu mutima we, ntabwo akenshi bakunda kubivuga kubera ko aba ameze nk'uwatakaje akazi. Ikindi kintu cya 9 ni ukwita ku muntu ukuze cyangwa mwene wanyu ukuze cyangwa arwaye. Akenshi abantu ntabwo babasha kubishobora, hari abo usanga babata cyangwa bakabihorera cyangwa bakabirengagiza. Ibihe nabyo bitera ihungabana bitewe n'ibyo ari byo, icyorezo cyangwa icyaha, urugomo cyangwa ibihe by'intambara. Ibi nabyo bitera stress, ukumva abantu bamwe na bamwe batangiye kuva mu buzima cyangwa bashaka kwiberaho nkaho nta kintu bitayeho, bigatuma bibatera stress kubera gushaka kuzihunga cyangwa kuzirengagiza. Akenshi mu ntambara umuntu abura we yakundaga, akabura byinshi, agahomba bikomeye, niyo mpamvu abantu bahita bahuriramo na stress cyangwa agahinda.